mu buyobozi deje kagenda njye kwibwira ubuyobozi mbabwira ngo umwana ntabwo tuzi iyo yagiye niba yarasubiye ni muza mu mayibobo bwe niba ari ibiki ntabwo tubizi dufate decision kujya kubimenyesha ubuyobozi cyane byagiye kubibabwira uriya no kumbwira jewe ikibazo cy'uriya mwana mu matwi yanjye kuko ibi byo bagice nibyo byiza ariko ko mubwira ikibazo cy'uriya mwana ukarusha uburakari uriya mwana uzi ko aramutse ikibazo nawe byari kuriho ibyo ni ibyawe babarira ntabwo ngiye nongera kubyumva rwose tureke duha iki kibazo ntabwo ari icyanjye jyenyine nawe uri kuva Fabiola iki kibazo si icyanjye si icya Namisimbi si icya Isimbi wenyine twese ni icy'umuryango uyu mwana aramutse agize ikibazo ni urundi rubanza rwaruje ku muryango wawe ibyo rero reka mbabwire guhangayikishwa n'urubanza ureke guhangayikishwa n'uriya mwana njye mbwiswe nimba kuko ari n'umuvandimwe wanjye ndagufasha kumushaka ariko umuvandimwe wanjye ibyo bimpamvu by'umuvandimwe ni ibiki ubu ntabwo ushobora gusanga umuntu agize ikibazo hariya ku nzira niba koko tugifite umutima wa kimuntu ukamutabara byaba ngombwa ukamucumbikira ntabwo wabikora niba waravuye ku muhanda ngiye asubira mu muhanda yes hari ibi ariko nabwo tukamenya niba yaragiye tukamenya na herere niba ari muzima tukamenya n'uburyo yagiye urabishinja ndehari nyine nababaza ko ari n'umwirwanaga ntabwo tubizi Isimbi niwe wajya gukunda kumusasira mu cyumba cye n'ibiki byose niwe wajya kumwitaho n'ibiki byose niwe mwamwitagaho wowe Fabiola cyane cyane na Isimbi ese umuntu yagenda mwirukanka inyuma umwana niba akeneye hariya akaza ntabwo tuzi ibye twarabikubwiye ntabwo ushaka ko twumva ntabwo rwose widuha ibintu byinshi bituremereye icyambere na mbere tugomba kubanza kureba ibyacu by'abandi tukabireka wowe bite se ko ndeba uzo wirukanka no utarwiyanditse bimeze bite utarakaza ujya hehe gusa hari amakuru mfite amakuru bwo kuki hari abagabo nabonye bari kuzamuka arandi gucunga jaride ndabahagarika ndababaza uti nta mwana mwabonye bashushanyije abagabo babiri ngo bari umwe yari yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ubururu ariko undi ntabwo wambwiye imyenda yari yambaye ngo bamubonanye n'ako kana kamarade nta wundi bari hari inyuma ya gate none bakubwiye ukuntu bareshya umwe muri uwo mugabo ni mugufi kamarade nta wundi ni kamarade ibyo bintu aya makuru yamaranye iminsi ukaba waracecetse ntibitubwire nabanje gukora iperereza ryanjye cyangwa uwo mugabo ndamwibuka nahise mwibuka wambaye ishati y'ubururu mugufi kamarade ubwo urumva atari ba kamarade na Emile nta n'abandi genda ukomeze ubucunze umutekano hariya hanze urumva atari bari abagabo ni kamarade na Emile uko byagenda kose yes none kamarade na Emile bahuriye hehe n'uriya mwana kuza kumushimuta n'ibyishimo urabona yuko mama iribagiza arishimye cyane arishimye ameze ba bantu bishima bakagera igihe bakarira ndetse na iribagiza arishimye cyane kamarade we ntabwo nakubwira byo urabyirebera ikindi kintu nanone uyu munsi cyabaye nubwo wabonye bishimye cyane ariko wabonaga yuko mama iribagiza aravuga ngo mwana wanjye ni wowe mbabarira narakosheje mbabarira nakoze amakosa ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane ukabona yuko nari bagize rikomeza abwiranye ati ndakubabariye ariko ufite umwana wawe witwa Rurangirwa w'umupolisi ufite amapeti ukomeye muri leta ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane ikindi kintu nanone wabonye yuko uriya mamiri bagize nubwo yibutse bari barapanze gahunda yo kuzaherekeza Emile bagiye kugira ngo Emile agende kwiyerekana asuri wabo mukobwa ni wabo mukobwa bamubone mbibutse Rugema ntabwo ari yamenya yuko uyu nguyu no mugore we yibutse ese ubundi Rugema nubwo yibutse n'ikindi kintu atari yamenya ko umwana we bashobora kuba baramushimuse cyangwa baramushimuse ntibabitwereka baramushimuse ntibatwereka ko Rugema yabimenye akanagira uburyo yitwara wenda kudasanzwe ese Rugema araza kwitwara gute ese iriya mitungo yagize ubwenge ayikura kuri uno mugore dore yuko musaza wa Iribagiza ari we Rurangirwa umwana mama Iribagiza ari kurwana ishyaka kugira ngo iriya mitungo aba yayigaruza nizo manza muri kubona za hato na hato Rugema ari kwicara ajyamo cyane Rugema mwabonye yuko none imanza zanamutwaye amafaranga agera aho yitabaza
uyu nguyu Fabiola amubwira ati Fabiola n'abara shaka uko mbona amafaranga banageze igihe banavuga ngo iriya saha bahaye Anita ya zabo twebwe tuzayigurisha nitumara kuyigurisha tube twabona igishoro. Nibyo wabonaga we na Mukantambara bakomeza bavuga ngo igishoro kirabonetse ng'igishoro kirabonetse. Fabiola akababwira ati mubireke, ese umuntu yabaye saha nta n'iminsi 2 muyimaranye none mugiye kwita muyigurisha, ese ntabwo bishobora kurebeka nabi? Fabiola impungenge afite na amafaranga yari y'umudespora none umukobwa akaba atamushaka. None Anita we nawe uri kubona yuko yayabambye, yavuze ati ngewe ntabwo umusore wanyu mushaka, ukabona yuko ni ibintu bibabaje cyane. Ese uyu munsi wa none haraza gukorwa iki, biraza kugenda gute kugira ngo uyu mwana w'umukobwa ari we Anita abashe kuba yakemera uriya musore basazamwanga nyuma ariko amafaranga ataza kuyabarutsa, dore yuko uyu musore w'umudespora afatanyije na nyina bavuze ati uyu muryango tugomba kuwihoreraho kuko waba waraduhemukiye, waba waradutengushye, ntabwo twaba tuzi yuko ibi bintu byari byo yashakaga ibi ngibyo kugira ngo yirire amafaranga ariko umukobwa atadukunda. Dore yuko Mukantambara yashyidukiye hejuru avuga ngo ibyo uwo musore yakubwiye Anita ngewe nawe nzi, kuko impamvu nakubwira ko nawe nzi nuko nta ntwererano nta nkwano nabonye yazanye hano, ntabwo umusore yamuzanye hano amunyereke, ikindi nta murenge we nzi, nta gusezerana imbere y'Imana kwe nzi. Ibyo byose ni ibintu Mamiribagiza ari gukomeza uriya mama Isimbi ari gukomeza yiregura. N'ibyishimo urabona yuko Mamiribagiza arishimye cyane, arishimye ameze ba bantu bishima bakagera igihe bakarira, ndetse na Iribagiza arishimye cyane. Kamarade we ntabwo nakubwira byo urabyirebera. Ikindi kintu nanone uyu munsi cyabaye, nubwo wabonye bishimye cyane ariko wabonaga yuko Mamiribagiza aravuga ngo mwana wanjye ni wowe, mbabarira narakosheje, mbabarira nakoze amakosa. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane, ukabona yuko na Iribagiza ari gukomeza abwira nyina ati ndakubabariye ariko ufite umwana wawe witwa Rurangirwa w'umupolisi ufite amapeti ukomeye muri leta. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane. Ikindi kintu nanone wabonye yuko uriya Mamiribagiza nubwo yibutse bari barapanze gahunda yo kuzaherekeza Emile bagiye kugira ngo Emile agende kwiyerekana asuri wabo mukobwa ni wabo mukobwa bamubone. Mbibutse Rugema ntabwo ari yamenya yuko uyu nguyu no mugore we yibutse. Ese ubundi Rugema nubwo yibutse n'ikindi kintu atari yamenya ko umwana we bashobora kuba baramushimuse cyangwa baramushimuse ntibabitwereka. Baramushimuse ntibatwereka ko Rugema yabimenye akanagira uburyo yitwara wenda kudasanzwe. Ese Rugema araza kwitwara gute? Ese iriya mitungo yagize ubwenge ayikura kuri uno mugore, dore yuko musaza wa Iribagiza ari we Rurangirwa umwana Mamiribagiza ari kurwana ishyaka kugira ngo iriya mitungo aba yayigaruza. Nizo manza muri kubona za hato na hato Rugema ari kwicara ajyamo cyane. Rugema mwabonye yuko none imanza zanamutwaye amafaranga agera aho yitabaza uyu nguyu Fabiola amubwira ati Fabiola n'abara shaka uko mbona amafaranga banageze igihe banavuga ngo iriya saha bahaye Anita ya zabo twebwe tuzayigurisha nitumara kuyigurisha tube twabona igishoro. Nibyo wabonaga we na Mukantambara bakomeza bavuga ngo igishoro kirabonetse ng'igishoro kirabonetse. Fabiola akababwira ati mubireke, ese umuntu yabaye saha nta n'iminsi 2 muyimaranye none mugiye kwita muyigurisha, ese ntabwo bishobora kurebeka nabi? Fabiola impungenge afite na amafaranga yari y'umudespora none umukobwa akaba atamushaka. None Anita we nawe uri kubona yuko yayabambye, yavuze ati ngewe ntabwo umusore wanyu mushaka, ukabona yuko ni ibintu bibabaje cyane. Ese uyu munsi wa none haraza gukorwa iki, biraza kugenda gute kugira ngo uyu mwana w'umukobwa ari we Anita abashe kuba yakemera uriya musore basazamwanga nyuma ariko amafaranga ataza kuyabarutsa, dore yuko uyu musore w'umudespora afatanyije na nyina bavuze ati uyu muryango tugomba kuwihoreraho kuko waba waraduhemukiye, waba waradutengushye, ntabwo twaba tuzi yuko ibi bintu byari byo yashakaga ibi ngibyo kugira ngo yirire amafaranga ariko umukobwa atadukunda. Dore yuko Mukantambara yashyidukiye hejuru avuga ngo ibyo uwo musore yakubwiye Anita ngewe nawe nzi, kuko impamvu nakubwira ko nawe nzi nuko nta ntwererano nta nkwano nabonye yazanye hano, ntabwo umusore
yamuzanye munyereke, ikindi nta murenge we nzi, nta gusezerana imbere y'Imana kwe nzi. Ibyo byose ni ibintu Mama Iribagiza ari gukomeza uriya mama Isimbi ari gukomeza yiregura. N'ibyishimo urabona yuko Mama Iribagiza arishimye cyane, arishimye ameze ba bantu bishima bakagera igihe bakarira, ndetse na Iribagiza arishimye cyane. Kamarade we ntabwo nakubwira byo urabyirebera. Ikindi kintu nanone uyu munsi cyabaye, nubwo wabonye bishimye cyane, ariko wabonaga yuko Mama Iribagiza aravuga ngo mwana wanjye ni wowe, mbabarira narakosheje, mbabarira nakoze amakosa. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane, ukabona yuko na Iribagiza ari gukomeza abwira nyina ati ndakubabariye, ariko ufite umwana wawe witwa Rurangirwa w'umupolisi ufite amapeti ukomeye muri leta. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane. Ikindi kintu nanone wabonye yuko uriya Mama Iribagiza nubwo yibutse bari barapanze gahunda yo kuzaherekeza Emile, bagiye kugira ngo Emile agende kwiyerekana asuri wabo mukobwa, ni wabo mukobwa bamubone. Mbibutse Rugema ntabwo ari yamenya yuko uyu nguyu no mugore we yibutse. Ese ubundi Rugema nubwo yibutse n'ikindi kintu atari yamenya ko umwana we bashobora kuba baramushimuse, cyangwa baramushimuse ntibabitwereka. Baramushimuse ntibatwereka ko Rugema yabimenye akanagira uburyo yitwara wenda kudasanzwe. Ese Rugema araza kwitwara gute? Ese iriya mitungo yagize ubwenge ayikura kuri uno mugore, dore yuko musaza wa Iribagiza ari we Rurangirwa umwana Mama Iribagiza ari kurwana ishyaka kugira ngo iriya mitungo aba yayigaruza. Nizo manza muri kubona za hato na hato Rugema ari kwicara ajyamo cyane. Rugema mwabonye yuko none imanza zanamutwaye amafaranga, agera aho yitabaza uyu nguyu Fabiola, amubwira ati Fabiola nabara shaka uko mbona amafaranga. Banageze igihe banavuga ngo iriya saha bahaye Anita ya zabo twebwe tuzayigurisha, nitumara kuyigurisha tube twabona igishoro. Nibyo wabonaga we na Mukantambara bakomeza bavuga ngo igishoro kirabonetse, igishoro kirabonetse. Fabiola akababwira ati mubireke, ese umuntu yabaye sana n'iminsi 2 muyimaranye none mugiye kwita muyigurisha, ese ntabwo bishobora kurebeka nabi. Fabiola impungenge afite na amafaranga yari y'umudespora, none umukobwa akaba atamushaka. None Anita we nawe uri kubona yuko yayabambye, yavuze ati ngewe ntabwo umusore wanyu mushaka. Ukabona yuko ni ibintu bibabaje cyane. Ese uyu munsi wa none haraza gukorwa iki? Biraza kugenda gute kugira ngo uyu mwana w'umukobwa ari we Anita abashe kuba yakemera uriya musore basazamwanga nyuma, ariko amafaranga ataza kuyabarutsa, dore yuko uyu musore w'umudespora afatanyije na nyina bavuze ati uyu muryango tugomba kuwihoreraho kuko waba waraduhemukiye, waba waradutengushye, ntabwo twaba tuzi yuko ibi bintu byari byo. Yashakaga ibi ngibyo kugira ngo yirire amafaranga, ariko umukobwa atadukunda, dore yuko Mukantambara yashyidukiye hejuru avuga ngo uwo musore yakubwiye Anita ngewe nawe nzi. Kuko impamvu nakubwira ko nawe nzi nuko nta ntwererano nta nkwano nabonye yazanye hano, ntabwo umusore yamuzanye hano munyereke, ikindi nta murenge we nzi, nta gusezerana imbere y'Imana kwe nzi. Ibyo byose ni ibintu Mama Iribagiza ari gukomeza uriya mama Isimbi ari gukomeza yiregura. N'ibyishimo urabona yuko Mama Iribagiza arishimye cyane, arishimye ameze ba bantu bishima bakagera igihe bakarira, ndetse na Iribagiza arishimye cyane. Kamarade we ntabwo nakubwira byo urabyirebera. Ikindi kintu nanone uyu munsi cyabaye, nubwo wabonye bishimye cyane, ariko wabonaga yuko Mama Iribagiza aravuga ngo mwana wanjye ni wowe, mbabarira narakosheje, mbabarira nakoze amakosa. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane, ukabona yuko na Iribagiza ari gukomeza abwira nyina ati ndakubabariye, ariko ufite umwana wawe witwa Rurangirwa w'umupolisi ufite amapeti ukomeye muri leta. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane. Ikindi kintu nanone wabonye yuko uriya Mama Iribagiza nubwo yibutse bari barapanze gahunda yo kuzaherekeza Emile, bagiye kugira ngo Emile agende kwiyerekana asuri wabo mukobwa, ni wabo mukobwa bamubone. Mbibutse Rugema ntabwo ari yamenya yuko uyu nguyu no mugore we yibutse. Ese ubundi Rugema nubwo yibutse n'ikindi kintu atari yamenya ko umwana we bashobora kuba baramushimuse, cyangwa baramushimuse ntibabitwereka. Baramushimuse ntibatwereka ko Rugema yabimenye akanagira uburyo
uburyo yitwara wenda kudasanzwe. Ese Rugema araza kwitwara gute? Ese iriya mitungo yagize ubwenge ayikura kuri uno mugore, dore yuko musaza wa Iribagiza ari we Rurangirwa, umwana mama Iribagiza ari kurwana ishyaka kugira ngo iriya mitungo aba yayigaruza. Nizo manza muri kubona za hato na hato Rugema ari kwicara ajyamo cyane. Rugema mwabonye yuko none imanza zanamutwaye amafaranga agera aho yitabaza uyu nguyu Fabiola, amubwira ati Fabiola nabara shaka uko mbona amafaranga. Banageze igihe banavuga ngo iriya saha bahaye Anita ya zabo twebwe tuzayigurisha, nitumara kuyigurisha tube twabona igishoro. Nibyo wabonaga we na Mukantambara bakomeza bavuga ngo igishoro kirabonetse, igishoro kirabonetse. Fabiola akababwira ati mubireke, ese umuntu yabaye saha na n'iminsi 2 muyimaranye none mugiye kwita muyigurisha, ese ntabwo bishobora kurebeka nabi? Fabiola impungenge afite na amafaranga yari y'umudespora, none umukobwa akaba atamushaka. None Anita we nawe uri kubona yuko yayabambye, yavuze ati ngewe ntabwo umusore wanyu mushaka, ukabona yuko ni ibintu bibabaje cyane. Ese uyu munsi wa none haraza gukorwa iki? Biraza kugenda gute kugira ngo uyu mwana w'umukobwa ari we Anita abashe kuba yakemera uriya musore basazamwange nyuma, ariko amafaranga ataza kuyabarutsa, dore yuko uyu musore w'umudespora afatanyije na nyina bavuze ati uyu muryango tugomba kuwihoreraho kuko waba waraduhemukiye, waba waradutengushye, ntabwo twaba tuzi yuko ibi bintu byari byo. Yashakaga ibi byo kugira ngo yirire amafaranga, ariko umukobwa atadukunda, dore yuko Mukantambara yashyidukiye hejuru avuga ngo ibyo uwo musore yakubwiye Anita ngewe nawe nzi, kuko impamvu nakubwira ko nawe nzi nuko nta ntwererano nta nkwano nabonye yazanye hano, ntabwo umusore yamuzanye hano munyereke. Ikindi nta murenge we nzi, nta gusezerana imbere y'Imana kwe nzi. Ibyo byose ni ibintu mama Iribagiza ari gukomeza uriya mama Isimba ari gukomeza yiregura. N'ibyishimo urabona yuko mama Iribagiza arishimye cyane, arishimye ameze ba bantu bishima bakagera igihe bakarira, ndetse na Iribagiza arishimye cyane. Kamarade we ntabwo nakubwira byo urabyirebera. Ikindi kintu nanone uyu munsi cyabaye, nubwo wabonye bishimye cyane, ariko wabonaga yuko mama Iribagiza aravuga ngo mwana wanjye ni wowe, mbabarira narakosheje, mbabarira nakoze amakosa. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane, ukabona yuko na Iribagiza ari gukomeza abwira nyina ati ndakubabariye, ariko ufite umwana wawe witwa Rurangirwa w'umupolisi ufite amapeti ukomeye muri leta. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane. Ikindi kintu nanone wabonye yuko uriya mama Iribagiza nubwo yibutse bari barapanze gahunda yo kuzaherekeza Emile, bagiye kugira ngo Emile agende kwiyerekana asuri wabo mukobwa ni wabo mukobwa bamubone. Mbibutse Rugema ntabwo ari yamenya yuko uyu nguyu no mugore we yibutse. Ese ubundi Rugema nubwo yibutse n'ikindi kintu atari yamenya ko umwana we bashobora kuba baramushimuse, cyangwa baramushimuse ntibabitwereka. Baramushimuse ntibatwereka ko Rugema yabimenye akanagira uburyo yitwara wenda kudasanzwe. Ese Rugema araza kwitwara gute? Ese iriya mitungo yagize ubwenge ayikura kuri uno mugore, dore yuko musaza wa Iribagiza ari we Rurangirwa, umwana mama Iribagiza ari kurwana ishyaka kugira ngo iriya mitungo aba yayigaruza. Nizo manza muri kubona za hato na hato Rugema ari kwicara ajyamo cyane. Rugema mwabonye yuko none imanza zanamutwaye amafaranga agera aho yitabaza uyu nguyu Fabiola, amubwira ati Fabiola nabara shaka uko mbona amafaranga. Banageze igihe banavuga ngo iriya saha bahaye Anita ya zabo twebwe tuzayigurisha, nitumara kuyigurisha tube twabona igishoro. Nibyo wabonaga we na Mukantambara bakomeza bavuga ngo igishoro kirabonetse, igishoro kirabonetse. Fabiola akababwira ati mubireke, ese umuntu yabaye saha na n'iminsi 2 muyimaranye none mugiye kwita muyigurisha, ese ntabwo bishobora kurebeka nabi? Fabiola impungenge afite na amafaranga yari y'umudespora, none umukobwa akaba atamushaka. None Anita we nawe uri kubona yuko yayabambye, yavuze ati ngewe ntabwo umusore wanyu mushaka, ukabona yuko ni ibintu bibabaje cyane. Ese uyu munsi wa none haraza gukorwa iki? Biraza kugenda gute kugira ngo uyu mwana w'umukobwa ari we Anita abashe kuba yakemera uriya musore basazamwange nyuma, ariko amafaranga ataza kuyabarutsa, dore yuko uyu musore w'umudespora afatanyije na nyina bavuze ati uyu muryango tugomba kuwihoreraho
kuko waba waraduhemukiye, waba waradutengushye, ntabwo twaba tuzi yuko ibi bintu byari byo. Yashakaga ibi ngibi byo kugira ngo yirire amafaranga, ariko umukobwa atadukunda. Dore yuko Mukantambara yashyidukiye hejuru avuga ngo ibyo uwo musore yakubwiye Anita njyewe nawe nzi, kuko impamvu nakubwira ko nawe nzi nuko nta ntwererano nta nkwano nabonye yazanye hano, ntabwo umusore yamuzanye hano amunyereke. Ikindi nta murenge we nzi, nta gusezerana imbere y'Imana kwe nzi. Ibyo byose ni ibintu Mama Iribagiza ari gukomeza uriya mama Isimbi ari gukomeza yiregura. N'ibyishimo urabona yuko Mama Iribagiza arishimye cyane, arishimye ameze ba bantu bishima bakagera igihe bakarira, ndetse na Iribagiza arishimye cyane. Kamarade we ntabwo nakubwira byo urabyirebera. Ikindi kintu nanone uyu munsi cyabaye, nubwo wabonye bishimye cyane, ariko wabonaga yuko Mama Iribagiza aravuga ngo mwana wanjye ni wowe, mbabarira narakosheje, mbabarira nakoze amakosa. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane, ukabona yuko na Iribagiza rikomeza abwira nyina ati ndakubabariye, ariko ufite umwana wawe witwa Rurangirwa w'umupolisi ufite amapeti ukomeye muri leta. Ukabona yuko ni ibintu biryoshye cyane. Ikindi kintu nanone wabonye yuko uriya Mama Iribagiza nubwo yibutse, bari barapanze gahunda yo kuzaherekeza Emile, bagiye kugira ngo Emile agende kwiyerekana asuri wabo mukobwa ni wabo mukobwa bamubone. Mbibutse Rugema ntabwo ari yamenya yuko uyu nguyu no mugore we yibutse. Ese ubundi Rugema nubwo yibutse, n'ikindi kintu atari yamenya ko umwana we bashobora kuba baramushimuse cyangwa baramushimuse